Ubwo Hategekimana yari mu kiganiro yagaragaje ko yabaga ikuzimu bakajya bamwohereza ku isi kwica abantu banyuranye, akavuga ko ariho byagenze kuri Pastor Eugene. Nababwiye inkuru y'uyu mugabo, bumvisha amajwi ye avuga ukuntu bagerageje kwica Pastor Antoine Rutayisire Reverend, ariko bikabananira bitewe n'uko ngo yasengaga cyane. Rurageretse hagati y'ubushinjacyaha n'abari abayobozi muri Nyanza. Ni inkuru igaragara ku Umusinya.com yanditswe ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu 2024, ari ku itariki 29 ni ku munsi wo kuri uyu wa gatatu, nibwo Barikana wahoze ari umudepite yakatiwe gutanga ihazabu y'ibihumbi 500. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwahamije Barikana Eugene icyaha cyo gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko, rumuhanisha gutanga ihazabu y'ibihumbi 500 y'amafaranga y'u Rwanda. Yes, nizere kumeze fresh sana, nizere kumeze neza. Ndagusuje kandi nkwaye ikaze mu biganiro bitandukanye bitambuka hano tano kwa tano. J Iskizo 250 ukore subscribe niba utarayikora, tugiye twibanira umunsi ku wundi muri stories zigiye zitandukanye. Nabonye ibintu byahinduye isura, niyo mpamvu nabonye ibintu ari ukugenda gake cyane, bazi si yayandi. Abanyamakuru batatu bafunzwe bazize iki? Dosiye y'uwigambye ko yishe Pastor Theogene yagejeje mu bushinjacyaha, ihitana n'abanyamakuru batatu bamukoresheje ibiganiro. Ni hatsari, niyo mpamvu ari ukuvuga umuntu aziga. Idosiye rero y'uwitwa Hategekimana uyu nguyu wigambye kwica Pastor Theogene ikaba yamaze kugeza mu bushinjacyaha, ihitana n'abanyamakuru batatu bafunzwe nabo, barimo aho yagiye anyura akora ibiganiro, harimo ku Memburo Impanuro, gutyo ndaje ndebe mu nkuru, harimo n'undi wo ku Rugendo Online TV, n'undi witwa niba ari Imanirakiza TV, gutyo ndaje ndasoma inkuru. Abanyamakuru bakurikiranyweho icyaha cy'icyitso cyo gukora icyaha cyangwa se ubufatanyacyaha. Ibintu byakomeye mw'abantu, ngiye kujya nza hano mbyivugire, aho kugira ngo nzabe nzana hano umuntu baze kuntwarana n'uwo muntu nyamara ari wabivuze. Ndege nze hano mvuge nziga, mvuge mbanze umurongo narenga kuruta kuzana umuntu hano. Urumva? Tugakoramo umuntu, urumva? Cyane. Rero ikintu kiriho ni kimwe, ko ibintu bitoroshye. Ntabwo ibintu byoroshye habe na gatoya. Habe na gatoya. Rero bakaba bacumbikiwe nyuma yaho iperereza ririmo gukorwa kuri abo banyamakuru. Urumva? Icyo wamenya cyo ni kimwe, nuko abanyamakuru batatu bafunzwe, ko niho yakoreye ibiganiro. Nakoze ikiganiro ndabwira witwa Scovia, ubwo yari mu kiganiro yaravuze ngo uramutse ufite igitekerezo cyo gutwika Nyungwe ukabura ikibiriti, icyo gitekerezo wakigeraho, ahubwo uyu muntu waguhaye ikibiriti nawe niyo mpamvu bamunyuramo. So rero uyu muyoboro ugeranye n'ikibiriti, noneho uwo muntu waje kuvuga ayo magambo mujyanye n'igitekerezo cyo gushaka gutwika ishyamba. Barikana nawe yaciwe ibihumbi 500. Uyu nguyu ni wahoze ari depite, ari umudepite yakatiwe gutanga ihazabu y'ibihumbi 500, nyuma yaho aburanye yemera icyaha rwose anasaba imbabazi. Amubwira ni nyamuneka gukomeza umutsi burya ntago ukemura ikibazo. Njya mbibabwira rwose, aganira gukomeza umutsi ntago bikemura ikibazo.
urumva? Rero Barika wahoze ari umudepite akaba yamaze gucibwa 500,000 akanasubikirwa igihano, turaje nabyo tubirebe. Inkuru yindi igaragara ku Umuseke.com yanditswe mu masegonda make rwose ashize, ati rurageretse hagati y'ubushinjacyaha n'abari abayobozi muri Nyanza, ngo nayo tuze tuyinyuremo gake cyane. Uti bimeze bite rero ibya Hakizimana? Ni Hakizimana harya? Ibya Hategekimana bimeze bite? Hategekimana rero wigambye kuba yarishe Pastor Theogene, aho yabinyurukanyisubiragamo mu magambo agiye atandukanye, avuga ati nitwe twamwishe, mu banyweye amaraso ye nari ndimo, twari twabipanze, ni misiyo twari twateguye. Uyu mugabo witwa Hategekimana yaje kugezwa Kimihurura, aho yari agiye kubazwa ibyicwa bya nyakwigendera Pastor Theogene Nzahuke, aruhukire amahoro, Mana rwose imwishimire. Uyu mugabo rero yavuze ko ngo yagira ngo amenyekane, byari agatwiko. Dosiye ye imaze kugezwa mu bushinjacyaha, ariko dosiye yiyongeramo abandi banyamakuru 3 bamuhaye imiyoboro yo kubivugiraho. Dosiye iregwamo Hategekimana wavuze ko yahawe itegeko ryo kwica Pastor Theogene yagejejwe mu bushinjacyaha. Iyo ni inkuru igaragara ku Gihe.com. Dosiye iregwamo Hategekimana Emmanuel wagaragaye ku rubuga rwa YouTube asobanura ko ari mu bantu bahawe inshingano zo kwica Pastor Niyonshuti Theogene wari uzwi nka Nzahuke n'abayobozi b'amashene 3 ya YouTube arimo Impanuro TV, Manirahari TV na Urugendo Online TV, yashyikirijwe ubushinjacyaha nk'uko twabihamirijwe n'umuvugizi wa RIB. Bano bantu rero nabo bakaba batabwa muri yombi na dosiye yabo ishyikirizwa ubushinjacyaha byose cyane. Mw'abantu mwe, mu minsi ishize nabagejeho inkuru yitwaye Akamwana wafunzwe, ariko afungwa ari kumwe n'abamuhaye umuyoboro. Ibintu bica amarenga ko rimwe na rimwe wenda natwe duha abantu imiyoboro ngo bayivugireho, natwe bitewe n'uko kino kiganiro ndagikora bakakiditinga. Iyo navugiyemo ibintu bidasobanutse bari byo kubakuramo. Iyo bemeye ko umuyoboro usohora ibintu, navuga ko nabo baba wayafatanyabikorwa, bitewe n'uko baba bemeye ko ibyo bintu bitambuka ku muyoboro wabo cyangwa se kuri sheni yabo. Ari nacyo kintu gikoze kuri aba banyamakuru 3, bitewe n'uko nkuko Sikovi yabivuze ati uriya muntu iyo bataza kumuha umuyoboro, iyo bataza kumuha umuyoboro wa YouTube ngo abivugireho sinari kumumenya ko sinari muzi. Yaza kujya nko muri salo ye akabyivugana sinari muzi. Cyabayeho rero ni uko abanyamakuru 3 bize cyane mbabwiye haruguru, nabo bari kumwe n'uwo ngo Emmanuel Hategekimana, dosiye yabo nawe yagaragajwe yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Hategekimana Emmanuel yagaragaye ku rubuga rwa YouTube ari gusobanura ko ari mu bantu bahawe inshingano zo kwica Pastor Niyonshuti Theogene wari uzwi nka Nzahuke, akabikora hifashishijwe imbaraga z'ikuzimu. Uyu mugabo rero avuga ko rwose ari imbaraga kuri kuzimu, akavuga ko ari abakuru bamutumye kwicwa Pastor Theogene, akavuga ko iriya mpanuka bari bayipanze. Uko bibuka neza inkuru y'uyu nyakwigendera, nuko yaguye mu mpanuka ahitwa i Kabare mu gihugu cya Uganda, aho yerekezaga mu gihugu cy'u Rwanda arimo agaruka, aho yari avuye gufata abashyitsi bari baje kumusura. Uyu mugabo rero akaba yaragaragaye avuga ko ari ibintu byapanzwe, akavuga ko ari ibintu byapanzwe, rwose, akavuga ko ari ibintu byapanzwe kugira ngo bamwice, ndetse akanavuga ko rwose iyo mpanuka atari kuyirenga, ko byavuzwe. Bakaba baravuze ko impanuka atagombaga kuyirenga, bitewe n'uko ni ibintu bari bamupangiye
byanga bikunda iriya mpanuka kuyirenga bitari gushoboka. Uyu mugabo rero wazengurutse ku ma YouTube atandukanye ayo ngayo mbabwiye haruguru yamaze gufungwa ba nyirayo, ubwo yageraga mu kubazwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, yavuze ko yagira ngo amenyekane. Ariko wakurikirana inkuru neza ugasanga Hategekimana ukuntu yabivugaga ni ibintu yari yateguye. Ubwo Hategekimana yari mu kiganiro yagaragaje ko yabaga ikuzimu bakajya bamwohereza ku isi kwica abantu banyuranye, akavuga ko ariho byagenze kuri Pastor Eugene. Nababwiye inkuru y'uyu mugabo, mbumvisha amajwi ye avuga ukuntu bagerageje kwica Pastor Antoine Rutayisire Reverend, ariko bikabananira bitewe n'uko ngo yasengaga cyane. Urumva? Izo mbaraga z'ikuzimu rero yavugaga mu kiganiro cy'isaha n'iminota 15 n'amasegonda 17 kiri ku muyoboro witwa Impanuro TV, avugamo amagambo menshi asobanura uko ikuzimu bamwohereje bagateza impanuka kandi ko atagombaga kuyirengaho kuko byari byanzuwe. Uyu mugabo agakomeza yivugira ko rwose witwa Inzahuki atagomba kurenga ino mpanuka bitewe n'uko ikuzimu ngo bari babyanzuye, banzura ko agomba kuyigwamo. Benshi ku mbuga nkoranyambaga bahise bakomeza kugaragaza ko amagambo Hategekimana yakoresheje agize icyaha kandi ko yari akwiye gukurikiranwa. Ndabibabwiye ndagahita abanyarwanda bamaze gusobanuka, usigaye gukora ikintu bagahita bamenya ko ari icyaha cyangwa se ugomba gukurikiranwa. Hategekimana Emmanuel akurikiranyweho icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha mu gihe Kwizera Pacifique nyiri Impanuro TV, Imanira ari Pascal nyiri Imanira ari TV na Mushinzimana Samuel nyiri Urugendo Online TV bakurikiranyweho icyaha cyo kuba icyitso ku cyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Ingingo ya 39 y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga isobanura ko umuntu wese ubizi wifashishije mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa atangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza ubwoba, imvururu cyangwa ihohotera muri rubanda, cyangwa ashobora gutuma umuntu atakarizwa icyizere abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 niyo azaba amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3. Dusesenguye ibi byaha yakoze, umuntu yabona ko byanga bikunda ihohotera muri rubanda cyangwa se ashobora gutuma umuntu atakarizwa icyizere abakoze icyaha. Shayi umugabo yarayemutse. Iyo abemejwe n'urukiko rero agafungwa imyaka 3 kugeza kuri 5 abisobanutse neza cyane. Ingingo ya kabiri y'itegeko nimero 38 zo kuwa 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, isobanura ko icyitso ari umuntu wafashije wakoze icyaha mu byagiteguye bigaragarira muri kimwe mu bikorwa birimo ufasha uwakoze icyaha mu byagiteguye mu byoroheje imikorere yacyo cyangwa mu byakinonosoye kandi yarabikoze abizi cyangwa washishikaje uwakoze icyaha. Abanyamakuru ko nagira ngo benshi tuzavamo icyitso, uyu muntu umufasha umuntu gusoza icyaha cyangwa se kugishyira mu bikorwa twabyita nk'umufatanyabikorwa. Uwakoze iki cyaha aramutse agihamijwe n'urukiko ahabwa igihano hakurikijwe ibihano itegeko riteganyiriza uwakoze icyaha. Dr Murangira Bitsiyeri, umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, yavuze ko muri iyi minsi abantu benshi bitabiriye gukoresha imbuga nkoranyambaga, akibura abakoresha ibikorwa bigize ibyaha babishakiramo ubwamamare cyangwa se kugwiza ababareba. Za views zadukoraho umwuka byarana. Ati gushaka kwamamara biciye mu nzira mbi nibyo koko bishobora gufasha kwamamara no kumenyekana, ariko ni iby'igihe gito kandi akenshi bikurikirwa n'ingaruka mbi zo gutakaza icyubahiro muri bagenzi bawe ndetse n'ingaruka zo kugongana n'amategeko.
umuvugizi rero wa RIB avuga ko rwose kwamara mu nzira mbi mwa bantu mwe, niyo mpamvu ubu ngubu umuntu ugiye kujya aza hano ngiye kujya mukoresha ikiganiro, ariko yakumva atangiye gutana nkawe mwahita nzimya kamera nawe ati fata moto utahe, bitewe n'uko ibintu byahinduye isura mwa bavandimwe mwe. Umuntu uraza ukamuha umuyoboro hano yavuga ibintu bibi nawe ukagenda, kandi koko nibyo, bitewe n'uko ino miyoboro navuga ifatwa nk'imifatanyabikorwa cyangwa se umufatanyacyaha, bitewe n'uko uyu muntu waje nk'ibi bintu ndimo kuvuga ndamutse mbivuze hatariho kamera byagera he? Byagarukira hano nicaye i Nyamirambo, ariko ushobora gusanga urimo kubireba wibereye mu ntara, wibereye muri Amerika, wibereye Canada, wibereye mu Burayi, ukaba urimo kubireba, wibereye muri Aziya ukaba urimo kubireba, nyamara iyo najya kuri kamera ntiwari kubibona. Sofa ntekereza ko nibyo kwitondera, nibyo kwitondera kabisa. Umuvugizi wa RIB kandi yavuze ko uru rwego ruburira ba nyiri imiyoboro ya YouTube baha rugari abantu bagakora ibyaha barangiza bakabitangaza, ahamya ko bazajya bakurikiranwa ku cyaha cyo kuba umufatanyacyaha cyangwa kuba icyitso. Hano niho nari mvuze. Sofa yanje ngaho umuntu YouTube agatuka umuntu, nsanze buriya nanjye mfatanyije nawe. Bityo rero nzajya nza hano mbasomera amakuru yo ku gihe, dore agatelefone kanjye karashaje, azagere mugira neza ungurira agatelefone, urumva? Ndanza hano njye ku binyamakuru bitandukanye mbasomera inkuru, mubirebe cyangwa ntimubirebe, ariko abakoresha imbuga nkoranyambaga bagiriwe inama yo kwita ku byo amategeko ateganya mu bijyanye no kurwanya ibyaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga, kuko zitabereyeho gukorerwaho ibyaha. Bimwe mu bya RIB yagaragaje ko bikomeje kwiganza ku mbuga nkoranyambaga harimo gutangaza amakuru y'ibihuha, gushyira ahagaragara amashusho y'urukozasoni, gutukana mu ruhame, kubuza amahwemo, kwiyitirira umwirondoro n'ibindi byinshi. Mahaye nka data. Nyamara ibi bintu mwa bantu mwe, ibintu birakomeye. Ibi byaha nsomye hano ruguru birimo kwiganza ku miyoboro y'ama YouTube, turabikora pe. Ariko nsanze Imana ikwiye kumbabarira mwa bantu mwe, sinzisanga ari ahantu. Niyo mpamvu guhera uyu munsi wa none rwose muzamubona hano ikiganiro kitarimo gusebanya, kitarimo gutukana, kandi kivugwa mu bintu bifite evidence, bifite gihamya. Nza nka gusomera inkuru hano, ndamubwira naho uyisanga nawe ujye uyisome. Umuntu azana akabati kana karanyambuye azajya bafite amajwi ndetse n'amashusho akontana bagiranye. Urugero rw'inkuru zazica. Kuko urumva abantu basigaye baza, umuntu akaza akavuga ati ngewe ndi kanaka nyamara atari wo. Nibyo bavuza no kwiyitirira umuyoboro utari wo. Bino byaha nyamuneka mbibasubiremo mu byitondere. Gutangaza amakuru y'ibihuha, ubwo ni bimwe mu byaha bisigaye byiganje ku mbuga nkoranyambaga. Harimo gutangaza amakuru y'ibihuha, gushyira ahagaragara amashusho y'urukozasoni, gutukana mu ruhame, kubuza amahwemo, kwiyitirira umwirondoro n'ibindi byinshi. Nyamuneka abantu mutukana mu ruhame, abantu y'amashusho y'urukozasoni, abantu batangaza ibihuha, birakomeye. Dr Murangira Bitsiyeri kandi yavuze ko imbuga nkoranyambaga zitakagombye gukoreshwa mu kwamamaza ibikorwa by'ubwomanzi cyangwa ibikorwa bitarimo indangagaciro z'umunyarwanda, kuko akenshi aribyo bihembera ibyaha bihakorerwa. Hategekimana uyu nguyu nafunzwe, najyanye n'abanyamakuru 3 nibazize kumuha ubuyoboro wabikoreyeho, agatangaza amakuru y'ibihuha no kwiyitirira ikuzimu, ubwo yitiriye inzego z'ikuzimu. Ino ngingo rero ngira gutya nanayivaho, urumva? Icyo nababwira ni kimwe, twitondere zino mbuga nkoranyambaga, twitondere uburyo zikoreshwa, twitondere ibyo tuvugiraho, twitondere abo dushyiraho, kuko ntekereza ko bigira ingaruka nyuma y'igihe cyangwa se mbere y'igihe, kandi mostly cyangwa se most of the time ziba ari ingaruka mbi. So rero nahanjye nahaweho gukurikirana ibyo tuvuga,
uyu munwa, iyi mikoro, iriya kamera, ni ibintu byaguhindurira ubuzima bugahinduka totali. Abantu bagiye babikoresha ubuzima bwabo burahinduka kandi mu buryo buri positive. Umusore none babaye abakire, babaye abaherwe babikesha izi mikoro n'iyi kamera, binjiza amafaranga menshi cyane rwose. Ariko buri kintu cyose kigira positive na negative cyo kifite. Niba nkubwiye ngo uyu munwa ibintu uvuga, Bibiliya niyo yavuze ngo nujya kuvuga ijambo jya ugaragara ururimi karindwi. Sofa urumva impact y'ururimi, urumva ururimi imbaraga rufite. So bivuze ko rimwe na rimwe runo rurimi rwagukiza rwanakwicisha. Mbabwiye mvuze bamwe mu bantu muzi namwe bagiye bahindurirwa ubuzima n'iyi mikoro n'iyi kamera, ariko hari n'abandi muzi bafunze bazize iyi kamera n'uyu muntu. Sofa urumva ni ibintu navuga ngo byagukiza cyangwa se bikakwicisha, ariko nanone akaba wenda ari ahanjye ari ahawe ho kumenya uko wabikoresha kugira ngo ukire. Urumva? So rero naho guhitamo ukamenya ni iki ndi bubwire abantu. Urumva? Ni iki cyo kutababwira? Cyane kabisa. Ukamenya ni iki cyo kubabwira n'iki cyo kutababwira. So Sofa rero nyine usanga nyine ari ibintu byo gutekerezaho, ari ibintu byo kwitaho. Ahanjye nahawe ho kumenya ibyo uvuga, ho kumenya agatwiko n'akatari agatwiko, ugafata umwanzuro wo guhitamo. Urumva? Kuko rimwe na rimwe hari igihe umuntu azagira ngo aratwika bikarangira yitwitse. Sofa rero nahawe nahanjye ho kugira ngo umuntu amenye n'ibiki byo kubwira abantu. Uyu rero Hategekimana watangiye ibintu avuga ko yagira ngo amenyekane, nyamara ukuntu yabivugaga, ariko Sofa sinzi ko biriya muntu yabivugaga nyine ariko kugira ngo amenyekane, ukuntu nyine rangaje yakoreshaga, twe twamutwaye, twe twabipanze, ubona ari proud cyane. Sinzi ko buriya hari script byaba bigeze ku yindi level, nabwo niba umuntu ashobora kuvuga ibintu nka biriya, nyamara abantu barari wakabyita nkaho hari script. Ariko ubuyobozi bwacu, inzego z'umutekano zizi gushishoroza cyane zikamenya. Reka rero ingingo twe dusa naho tuyivuyeho. Urumva? Turebe ibindi babivugwa mu butabera. Ariko iki nicyo nababwira nuko naho kumenya ibyo kuvuga, no kumenya ibyo kubwira abantu n'ibyo kutabwira abantu, kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'aho isi iva naho igera. Siko bimeze? Rero ngayo nguko tuzakomeza kubakurikiranira ibya Hategekimana wageze mu bushinjacyaha ndetse n'abanyamakuru batatu. Ibyo byose ntekereza ko ari ibyo kwitegura cyangwa se ari ibyo gushishoza no kuzirikana, kugira ngo tuze kuba wenda tuzamenya uko bizagenda umunsi ku wundi. Nzaba mari cyane, bagezaho amakuru yuzuye gatanu ku kandi no kumenya ikijya mbere. Sibyo? Okay. Rero tuvuye kuri Hategekimana uyu nguyu witiriye ko yishe Pastor Theogene, twikomereze. Indi nkuru ni y'umugabo wigeze kuba umudepite yitwa Barikana wafatanywe imbunda. Yego. Arumva? Sofa ntekereza ko amakuru yo aba ari menshi cyane, ahubwo wenda baraguhitamo ko tuyakoresha. Yego. Ngayo nguko. Ikindi rero iyo nkuru nari mbabwiye nayo ni inkuru igaragara ku Gihe, hari ku itariki 29 ni ku munsi wo kuri uyu wa gatatu, nibwo Barikana wahoze ari umudepite yakatiwe gutanga ihazabu y'ibihumbi 500. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwahamije Barikana Eugene icyaha cyo gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko, rumuhanisha gutanga ihazabu y'ibihumbi 500 y'amafaranga y'u Rwanda. Ubushinjacyaha bwari bwasabiye
Barikana wahoze ari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda gufungwa imyaka 2 nyuma yo gusanganwa intwaro iwe mu rugo. Urubanza rwe Barikana rwabaye kuri uyu wa 23 Gicurasi 2024 mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge, aho yaburanye yemera icyaha agasaba gukurirwaho ibihano, gusa ubushinjacyaha bugasaba ko yafungwa imyaka 2. Ubushinjacyaha bwagaragarije urukiko ko Barikana ubushinjacyaha bwagaragarije urukiko ko Barikana yemeye icyaha umugenzacyaha bumusabira guhanwa. Ku ruhande rwa Barikana yaburanye yemera icyaha akanagisabira imbabazi, akavuga ko yakurirwaho ibihano kuko atari mu mugambi wo gutunga intwaro ngo abe yagirira nabi igihugu cyangwa undi uwo ari we wese. Mu isomwa ry'umwanzuro w'urukiko kuri uyu wa 29 Gicurasi 2024, urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwagaragaje ko rwasanze ibyo avuga ko atari afite umugambi wo gutunga intwaro bitahabwa agaciro kuko nta bimenyetso abitangira. Runagenda basomera hano agakuru kari ku gihe.com. Kugira umuntu ajya aza hano atukane ndanza mbibasomere, urumva babwiye itariki inkuru yanditsweho, urumva wayanditse yitwa Nabareshya Jean de Dieu, urumva ku gihe.com ku itariki 29 z'ukwezi kwa 5 2024 saa 10:59. Ibyo nimara kubikubwira nta hantu ribi nzahurira nayo, sikuma ngo haye reference ya naho aho wabisoma nawe. Urumva siko bimeze mwana, kubite mo reference. Rero twikomereje n'iyi nkuru ya Barikana, urukiko rwasanze kuba Barikana atarigeze amenyesha inzego z'ubuyobozi nyuma yo kumenya ko izo ntwaro zihari, no ku buhamya bwatanzwe n'uwabonye izo ntwaro bwashingirwaho Barikana ahamwa n'icyaha akurikiranyweho. Urukiko rwasanze agomba guhanwa ariko akagabanyirizwa ibihano kuko yaburanye yemera icyaha. Iyo nyababwira ni nyamuneka nimukaze gukomeza umutsi. Mugakomeza umutsi niba ukoze icyaha gerageza wemere usaba imbabazi. Urukiko rwasanze agomba kugabanyirizwa igihano ariko nikijye munsi y'igifungo cy'umwaka umwe cyangwa gucibwa ihazabu. Rwasanze kandi itegeko riteganya ko uwamijwe icyaha ashobora guhanishwa kimwe gusa mu bihano biteganywa n'itegeko birimo igifungo cyangwa ihazabu, bityo rwasanze Barikana agomba guhanishwa gutanga ihazabu ingana n'amafaranga 1 miliyoni, ariko yagabanyirizwa ibihano agacibwa ihazabu 500,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Barikana rero bande gutakamba avuga ati nyamuneka ko nakoreye igihugu imyaka 30 mwashyizemo imiyaga. Igihugu rwose burya ngo leta n'umubyeyi, yaje kumwumva ikinywa n'izamba maze acibwa amande 500,000 gusa. Barikana Eugene yatawe muri yombi kuwa 13 Gicurasi yakurikiranyweho icyaha cyo gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko nyuma y'uko iwe mu rugo asanzwe magazine irimo amasasu 40 na grenade ndetse n'imbunda yo mu bwoko bwa AK-47. Ngayo nguko rero ngibyo nabyo bivugwa kuri Barikana Eugene, ngo yahoze ari umudepite. Urumva barimo ngenda basomera amakuru gake gake abavugwamo hano. Ku gihe.com hariho nk'indi nkuru nayo mbona ziriho ni nyinshi cyane hano. Bruxelles, Nkundu w'imye yashinjwe gutera ubwoba abatanga buhamya. Iyo ni inkuru nayo wasanga ku gihe.com yanditswe kuwa 28 z'ukwezi kwa 5 z'ukwezi kwa 5 2024. 5 kwa 5 rero n'undi ariko barimo ngenda ngana no ku musozo gake gake. Urumva barimo ngenda ngana ku musozo gake gake. Rurageretse hagati y'ubushinjacyaha n'abari abayobozi muri Nyanza. Ni inkuru igaragara ku musiya.com yanditswe ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 5 2024 ahagana ku isaa 5:47 yandikwa n'uwitwa Nshimiyimana Theogene. Iyo se reference simba mbahaye, saza kumwe ko n'amakuru y'ibihuha simba mbahaye reference. Ubushinjacyaha n'abahoze ari abayobozi bakomeye mu karere ka Nyanza, impande zose ziburana zajuririye icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Huye cyafunze abo bahoze bayobora muri ako karere. Aba bahoze ari abayobozi mu karere ka Nyanza ni Enoch Nkurunziza,
wari ushinzwe imirimo rusange mu karere ka Nyanza DM Jean Bosco Mitiye wahoze ashinzwe amasoko ya leta mu karere ka Nyanza na Niyoshimye Olivier wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Nyanza. Maître Joseph Habimana bunganira Olivier Niyoshimye yabwiye Umuseke ko bamaze gutanga ubujurire bwabo. Hari amakuru kandi avuga ko ubushinjacyaha nabwo bwatanze ubujurire. Twagerageje kumva uruhande rw'ubushinjacyaha ariko ntibyadushobokeye. Gusa Maître Joseph Habimana wunganira wahoze ari gitifu azi ko ubushinjacyaha nabwo bwajuriye kandi kuba abo buranyi bombi barajuriye bikurikije amategeko rwose ati nta kibazo tubibonamo. Icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Huye cyajuririwe n'icyemezo cyafatiwe kibafunga. Urwo rukiko rwakatiye bariya bahoze ari abayobozi bakomeye nyuma y'uko ubushinjacyaha bakurikiranyeho ibyaha bitandukanye birimo icyaha cyo gutanga amasoko ya leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko, icyaha cyo gukoresha inyandiko itavugisha ukuri n'ibindi. Umuseke wamenye amakuru ko urukiko rwisumbuye rwa Huye rwemeje ko ikirego cy'ubushinjacyaha gifite inshingiro kuri bimwe. Urukiko kandi rwemeje ko Niyoshimye Olivier ahamwe n'icyaha cy'ubufatanyacyaha mu cyaha cyo gutanga amasoko ya leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Urukiko kandi rwemeje ko Niyoshimye Olivier ahamwe n'icyaha cyo kumena ibanga ry'akazi. Urukiko rwisumbuye rwa Huye rwanishije Niyoshimye Olivier wahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Nyanza igifungo cy'imyaka 8 no gutanga ihazabu ya miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda ku byaha byombi yahamijwe. Urukiko kandi rwemeje ko Mitiye Jean Bosco ahamwe n'icyaha cy'ubufatanyacyaha no mu gutanga amasoko mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Urukiko rwahamije Mitiye Jean Bosco wahoze ashinzwe amasoko ya leta mu karere ka Nyanza igifungo cy'imyaka 7 no gutanga ihazabu ya miliyoni 2 ku cyaha cyo gutanga isoko rya leta mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko. Urukiko kandi rwisumbuye rwa Huye rwemeje ko Nkurunziza Enoch ahamwe n'icyaha cy'ubufatanyacyaha mu gutanga amasoko ya leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Urukiko kandi rwahanishije Nkurunziza Enoch wari ushinzwe imirimo rusange mu karere ka Nyanza igifungo cy'imyaka 7 no gutanga ihazabu ya miliyoni 2 ku cyaha cyo gutanga amasoko ya leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Urukiko rwemeje ko Niyonshuti Olivier wari gitifu w'akarere ka Nyanza na Mitiye Jean Bosco wahoze ashinzwe amasoko ya leta ko badahamwa n'icyaha cyo guhimba inyandiko no gukoresha inyandiko itavugisha ukuri. Gusa kiriya cyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Huye cyajuririwe mu rukiko rukuru urugereko rwa Nyanza. Abahoze ari abayobozi bose batawe muri yombi mu mwaka ushize wa 2023 bafungiwe mu mujyi wa Kigali. Baburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo bararikurwa by'agateganyo nyuma urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwahise rwongera kubata muri yombi bafungiye mu mujyi wa Kigali mu igororero rya Nyarugenge hazwi nka Mageragere i Madrid. None agindutse ubujurire bwabo buzaburanwa muri Nyakanga y'umwaka wa 2024. Nguko rero ibyo nababwira. Akanyamuneza k'abagore b'Ikayonza bahinduriwe ubuzima n'imyuga. Iyo ni inkuru yindi wasanga you might also like. Urumva u Rwanda ruhagaze neza mu gukorera mu mucyo ku ngengo y'imari. Ayo ni amakuru rero uba wanyarukiraho ugasoma. Ngewe ndasoje. Nubundi wowe utabonye umwanya wo kujya mu binyamakuru bitandukanye gusoma izo nkuru mba ndi hano kugira ngo ngunyuremo gake gake ngene nkusomerera amwe muri ayo makuru abavugwa hirya no hino. Kugira nza no hano umuntu atukane cyangwa se avuge ibinyoma abantu mwe tangaza ibinyoma ndajya nza hano mbasomere zino nkuru ku binyamakuru then noneho nyuma nikomereze ubirebe cyangwa se nubireba ariko ngiye Mageragere ni wansura ni wanangemurira. Rero reka nubundi nse nusubikiye hano reka dusubire mu biganiro byacu bitaha. Hasta la vista.